Nzovu. Nzovu warembye. Nzovu yarembye. Kiwi. We. Ase ubwo kuhetse umugabo w'abandi nk'uruhinja. Oya. Ubwo urabona nta kibazo cy'ubuzima. Oya, urabona Esther yamusize urumva. Noneho kandi ngewe nanjye kugenda ngo tumusiga twese tumutererane kandi arwaye ari umuntu wacu. None se Esther he? Esther yagiye mu rugo. None ubura muhetse nk'uruhinja. Nzovu nawe arabyemera n'inkweto n'iki. Ngiye kumushakira imiti. Ubu mujyanye kwa muganga rero. Kandi muvanyeyo. Umuvanyeyo. Imiti wanshakiye akanure. None se uranywa nuzi ibinini n'intuzi. Kanzanire. Uranywa ibinini na kanore. Ninkanywa ndetanyira. Uratukira? Kibingo ndetanyira. Use kucyesta. Esther kukiyagusize ko kurembye. Nshakiye akanure. Akanore se niko kagukiza. Muze duhagarare hano. Niba ari akanore se umuti nanjye nawubona. Nzovu. Uba kanore se. Reka muvume. Yavuma kibingo. Kotaje kuguhera. Reka ntangire mbaha ikaze bakunze mudasobwa show nkuko mumenyereye kuri mikoro banyita Theo 7 Pro Speed Drone Kikongo umuhungu wa diaspora. Hano rero amakuru y'uko Nzovu yarwaye yarembye ariko nshaka kugira ngo ngereyo ndebe uko bimeze. Nzovu Kiwi Nzovu yarwaye. Amuhetse yarwaye muvanye kwa muganga. Ikira hano turebe. Nzovu yanasinziriye mana yanjye. Murereshe hano gutya turebe. Nzovu. Nzovu warembye. Nzovu yarembye. Kiwi. We. Ase ubwo kuhetse umugabo w'abandi nk'uruhinja. Oya. Ubwo urabona nta kibazo cy'ubuzima. Oya, urabona Esther yamusize urumva. Noneho kandi ngewe nanjye kugenda ngo tumusiga twese tumutererane kandi arwaye ari umuntu wacu. None se Esther he? Esther yagiye mu rugo. None ubura muhetse nk'uruhinja. Nzovu nawe arabyemera n'inkweto n'iki. Ngiye kumushakira imiti. Ubu mujyanye kwa muganga rero. Kandi muvanyeyo. Umuvanyeyo. Imiti wanshakiye akanure. None se uranywa nuzi ibinini n'intuzi. Kanzanire. Uranywa ibinini na kanore. Ninkanywa ndetanyira. Uratukira? Kibingo ndetanyira. Use kucyesta. Esther kukiyagusize ko kurembye. Nshakiye akanure. Akanore se niko kagukiza. Muze duhagarare hano. Niba ari akanore se umuti nanjye nawubona. Nzovu. Uba kanore se Arayitakira. bakamara. Ishura neza. Ndabizi urarwaye kandi urababaye. Uziko Nzovu neza yahoye mukereye. Oya yarwaye. Urarwaye cyangwa nukugira ngo wumva ka feeling ko mu mugongo wa Kiwi. Oya ararwaye Nzovu. Kandi bajyaga bavuga ngo cyangura mugomora nkagira. Oya njyana nabikoreye none se Esther ko yamusize. Nshakira imiti bitana. Nzovu yirwariye. Apu. Uziko yaragiye. Yewe. Mana ya. Yarwaye. Yarwaye n'ukubw'Imana. Uziko warembye neza. Kiwinga akuya kamurenze akubanza ukoze urugendo rwawe. Tuvuye kwa muganga. Bamuteraguye inshinge ari no guhinda umuriro uranyumvira. Ubwo se ni ibiki yarwaye? Bamusanzemo malaria. Nzovu. Ni malaria nta kintu ari kurya. Kanores. Arishakira Kanores. Aguha Kanores? Niba ari Kanores nanjye nakagura. Kazana Kanores akanywe turebe ko agira imbaraga. Sese ko imiti yayinaniwe n'ibiryo. Ese mwakora akangaka herazi. Teresha. Kuka gotomera nk'ukiyahuza. Yaragakumbuye. Kandi namuhaye amazi arayanga. Rekeraho Rekeraho ngaho. Rekeraho. Rekira utaza uze kubona ushyira imiti.
urumva umeze neza ndakize urakize meze neza urakize hagarara noneho ngwino hagarara ndebe hano uteye n'indirimbo nayibyina yego ndumva nkomeye akira akira icara icara utongera none hano utera indirimbo wayibyina akira ndakubwiza ukuri turi kumwe none nta nubwo warose wo mwari muri koma niba twari turi kumwe wari uri muri koma Esta yagusize ariho. Esta yagiye mu ntara ndakwemeye uri muri famiye aho kugira ngo wese ndwaze n'undi waje naje kukwitaho kubera nabonye wari urwaye kandi yari afite urugendo ndavuga ngo reka njye kukwitaho ahubwo se malariya ikugezeho uri kwanga mwe akanesi malariya simvamo yego wisukira none se irami ubu se si ufite imbeho kamufubika ndabizi malariya ntabwo iragushiramo kandi mwe Knowless nta mbeho ngifite ubu yahise ishira kubera ko usomye Knowless ni nko gakeya ariko umeye nk'uko ugifite imbaraga nkeya oya kukagotomera cyane nko gakeya dore nta mbaraga ufite karakwica ukaba utongera kundusha nta mbeho ngifite mfite ubushyuhe byane ibitenge byawe wibuke ko ari wowe wari uguhetse bro nzeramo igitenge oya kubera nzi ko iyo umuntu arwaye malariya ariko uyu mugore ubanza kwemera oya nzovu nta kibazo tugira hari ikibazo tugirana ese sinemeye kuza kumurwaza mu muryango ko bedi ntibanyanga twemeye umwe nimba agiye undi arahasigara tujye tuvugisha ukuri kibi kuko yasize ndwaye akagenda akajya iwabo mu ruhango ubu se usibye ko wahise umenya ko nkaguhamagara kuri telefoni ugahita uza wiruka ugafata mutuzo ugahita uza wiruka niyo mpamvu rero mw'abantu mbabyiza ukuri nujya gushaka umugore uzashaka umugore ufite murumuna mukuru cyangwa murumuna wiwe wa mugore nagenda akagucika umenye ko uzasigarana mukuru we cyangwa murumuna we 30 na kangahe afata igitambaro akinshyira mu mutwe ajya hose ari gutitira mana yanjye ahubwo kuri kw'Imana Imana ishimwe pe bamuhaha imiti yabanje kuyinywera kwa muganga nibwo rero tugeze hano yes ubu nk'ubu nzovu uvuze ati reka twebere umugore n'umugabo wacu ntabyemera nose si umugabo erega yabyemera kandi kibingo yewe nabana nawe ni wa mugore wita ku mugabo igihe arwaye igihe Esther we yasize ndwaye akajya mu giturage ngewe kibingo namushyira mu mago wamushyize mu rugo se basi tuzabipanga neza ukumva ubu ngubu nyine ntago aragira neza ngo ube yabyishyiramo kuko akiri kumwe na murumuna wanjye urumva kanange nicare ku gatebe ndumva nshaka ko tuganira twitonze nta kibazo ntago nyine ari ibintu yari yapanga neza ariko tuzagenda tubivuga uko tugenda duhuzanya imirongo tuzagenda duhuza gutyo nzovu turetse wenda ikintu kijyanye n'uburwayi ngewe nakize wakize niyo nkora kanesi oya n'umuriro wagabanutse n'umuriro kubera akanesi ndakanyweye umuriro wiruka ubundi uno mupira niyo nawumukuyemo namushyizeho akantu hose ahantu mu mutwe ahantu umva mbese yagukuyemo imyenda koko ni hejuru ntabwo ari hasi oya cyangwa warusinze yankuramo wapi waromeze nabi ntabwo yankuramo hasi twari gukura amabara kandi wari urwaye ntabwo wari kubishobora nanjye nta ndwara reka ubuzima bwari kuba gupfa pe none se wari guhita upfa wari guhita ukira oya nzovu wari gupfa iyakuramo hasi reka mbaye nkubwiza nta mbaraga ubu se nagiye kuguheka ariko ugize ubu se sinagiye nakize none kubera ko banzukira neza ntaribi tuzaza muri gahunda nyuma sibyo ubu ngubu uracyarwaye
sibyo Ariko vuga Reka ntabwo gahunda- uramera ese neza. gahunda uvuga ni gahunda ya bizinesi ni gahunda y'ubucuruzi oya y'abagore n'abagabo ngewe ntabwo gahunda y'abagabo n'abagore ngewe umetse ndi umwana se ajya muri gahunda y'abagabo n'abagore none wari se warwaye. wowe wari warwaye kandi uravuze ngo iyo uza kugira gukuramo ipantaro wari kugira banza ukire neza ubundi nakize kora kanoresi yego ariko nzovu undi muzima ubu nzovu ni iki cyatuma kiwingo wumva ko ukumfurimiye neza ugahita uvuga ati genda gusimbuza stage ni ukuri kw'Imana kibingo avuze ati ndetse kuri amajoro akavuga ati saa moya muri ya ndirimbo ya mushiki wanjye melody ngo saa moya ivuga ngo iki saa moya ndabona oya buretse Oya. twumva ndabona buretse nsomye twumva telefone saa moya letiko izamutse shyorongi saa moya mbonera kumusuhuza mboneraho no kubwira melody na The Ben bagiye bashayinga barebe kwa mudasobwa TV show bariya barankunda no kuri Kwimana sibyo ejo bundi ikiganiro melody yavuze kwa Emurene arabiti mu bantu bansetsa nzovu arimo nzovu ni umuntu nkunda cyane ngira gute nzovu nta muntu n'aba utagukunda The Ben mbone no gusuza umukobwa wanjye nkunda cyane w'iwacu i Nyanza bita Knowless ndetse ndagusuhuje Knowless ni wowe wanyu i Nyanza icyo nakubwira icyo tugusabye ni kuduha share no ukankurikirana n'abandi kwa mudasobwa ukankurikirana buriya reka mbabwire abantu batazankurikirana kwa mudasobwa na rukundo muzamufitiye n'ababwiza ukuri bajye badukurikirana ibyo dukora ariko nimukurikirana ahantu hakoze ikiganiro mugakanda icyo dushaka na WhatsApp sibyo njye sinzabinginga nanabibabwira nimba munkunda muzabikore nimutabikora muzaba munkunda ntabwo ari itegeko bagomba gushyigikira ibyo ukina nzovu uzi indirimbo zingahe za Bruce inde Bruce Melody Moya. ari saa moya wese ndazikubwira ari saa moya na pompo bayivuga birimbaho Niwe gatatu irakumva pompo ngo iki gusa nawe wagira ngo wakoze mu kabari ya ubwo njyewe rero inshuti yanjye ntabwo njya sibyo kuko nta taci ngira Ntabwo aba yabirebye mama. njya ndara mu tubari impamvu ntabwo ujya umuraramo indwara akabari ka Sodoma se kararabwa ahubwo wanarara utageze mu kabari akabari ka Sodoma se bashyamo za ndimu ngo bazishyira moto kandi arizo babyina nyese popo ni po y'abana baniyemo wapi n'indirimbo po ni wemera aha indi ndirimbo ya Bruce Melody saa moya saa moya indi iyo wari wayivuze akinyuma akinyuma kuko ugakora sibyo indi nta yindi nzi ngewe ariko mbone gushimira cyangwa gusuza abanzi bankunda Melody ndamukunda Knowless nawe ndamukunda uzi indirimbo ye Knowless tera Knowless ibidashoboka sinakubwira icyo nazi ni nyinshi ujye unywa peza wowe ufite ampuri njye ntayo mfite sinakubwira icyo nazi wowe ufite ampuri ntayo mfite The Ben The Ben ya The Ben uko wahindutse iyo ari kubona Meddy uko wahindutse ngo nanjye nzovu narahindutse nahindutse kubera The Ben mva mu byo nari ndimo Sodoma narahindutse warahindutse nawe noneho kubera indirimbo ya The Ben nawe wahise uhinduka nari nahise mpinduka The ntabwo Ben urahinduka The Ben yubahwe Nzovu. cyane nzovu Future na Fitir bitandukaniye Future na Fitir Fitiri tuba twagiye mu byo bita inshinga bita fiyuti
kuvuga ngo je fiyoti ti fiyoti ibyo bintu nibyo urabizi nibyo ari nasome fiyoti Nibyo fiyoti irizo fiyoti nibyo Fitire tifi ni ugutonda njye nize mu gifaransa nize mu gifaransa kuko imyaka ngezemo usa n'uwabyibagiwe 53 narabyibagiwe Fitire ni igihe cyahise yego nibyo mbese nzavu mubaze ikibazo cye iyo bavuze ngo agasaza gashira amanga uba ushatse kumva bavuze ngo agashaza reka tuhatembera ndimba turaza ite agasaza gashira amanga hakuka tubyina agasaza gashira amanga kasanze nkumira byamye atebyo kunyoza ibirenge urakozwa na Nyabarongo ayiwe Nyabarongo mugeze utemba ayimami horere none hanyuma bisobanuye ujye kwa ngo agasaza gashira amanga agasaza gashira amanga ni ka gasaza kaba kamaze gusaza noneho kakifuza inkumi none inkumi kamubwira iti urakozwa na Nyabarongo aho kugira ngo wa mugore akoze ibirenge akamubwira na Nyabarongo buriya abantu b'abasaza iyo bamaze gusaza enda nk'urugero gushira amanga ni iki gushira amanga gushira amanga ni iki ni ka gasaza kamaze gusaza ariko kagifite ivugonyo kageze kuba gasirimu sibyo noneho karavuze ati kasanze inkumi iraryamye ati by'ukuri niko gushira amanga gushira amanga nyine nibyo ariko yego gushira amanga wowe uba wumva ari ni ukurara amashuri ubundi dushatse kuvuga ako ndavuga wajya mbabara ko kubwo nibyo nshatse kuvuga urabona gushira amanga amanga ni ka gasaza kari agakoboye kumva yuko kageze mu gusaza kakiri kumwe n'inkumi ni nk'uko bavuga iti mfite imyaka 90 Kibingo afite 30 niyo nkasanga Kibingo kuko ndi ka gasaza kemera ushaka kwihagarara ariko nsofa ndamutse nkubwiye ngo ubwo wowe urarezona naba nkubwiye arizona se ndwaye ntuza yandwa bahita yaguke ariko kuki oya ndakubwiye ngo ntabwo ujya wumva umuntu akubajije ngo ubwo wowe urarezona no gutekereza se mu bwonko se cyangwa abakubwira ntabwo njya Arizona mu mutwe Arizona ni ku mutwe ni gutya oya mwabare kubangoza no gutekereza Arizona cyangwa umunyamakuru kibaje nabi ndakubajije ngo ariko nzovu ubwo wowe urarezona ni ugutekereza mu mutwe uratekereza genda tekereza nibyo se nibyo ahubwo nayo ntabwo bizi ntabwo byemera ntabwo muzanamo Arizona ari ukuntu bavuga ngo umuntu arwaye zona abantu baba barwaye cyangwa ari agasimba biteganyamuca kaba kakureba ngo ugapfuruta ngo arwaye Arizona ubwo se nkubwiye ngo excuse me besona wiziki abo mu Rwanda mvuga ko bamwiza amashuri umubwiye ati president nyine we nk'ikintu ubugiye kumubaza excuse me ndumva bidakomeye pourquoi nabyo amashuri mugira byaratwemereye njije ngwaze keretono sibyo njije ako ubona ari iki Kibingo ashoboye Kibingo usibye kugwa akazi ko gucuza Pridas ako nzovu wajye ugacuza Pridas wenje urwara ariko ako nzovu wajye kakombeshe ugacuruza ifugadi Brazil ariko agenzazana mfite agakinzo kamwe ese wakamaye gahumura ntabwo nze ngakoresha ngewe sinzarira mbombo mu ishashi murera aho ngaho umugabo mwasangiye umugore bamwita ngo iki
iyo mwasangiye abasangire uza abagabo nasangiye nabo nimba ni Sodoma nkafata umugore nguze kwaje kwa maze mwarasangiye ubundi nzovu oya nka Pateri mwasangiye umugore Patena twasangiye umugore mwarasangiye oya nabasangire babita abasangire ubwo ndamutse ngiye Sodoma na Gashyekero nyakamwana twasangiye umugore turi Musanze nyine na Pateri musangiye umugore urabihamya agipimo dushyizemo kandi kibingo wowe kandi njye mbizi ariko si kuki ushaka kubihakana muri abasangire nakubwiye banje wazimiraga nk'umiri gufwa akubwo banje mwama inzovu ntabwo nakuvanye kwa muganga ako Pate wamenye Pate ngwino wicare hano Pate ngenda mu Pate akutanye kumusenya ngo wacanaga gatodowa twajyagamo mazutu uyu ni ko avuze ngacanaga gatado bona Pate ataravutse amatara Nyarugenge atema kwaka urumva Pate wowe reka nkubwire igisebo cya mbere twagize tujye tunicara gushaka itonde cyozo cyaho tuzane ibibazo igisebo cya mbere twagize nge nawe ni kimwe twicuza mu buzima gushaka muri umuryango kuba twaragize nanone bagabo tubagira inama sibyo bagabo tubagira inama mujya mu tubari kunywa inzoga mugahura n'abagore mukagenda mukaryamana bitabarimo ari inzoga ziri kubakoresha ugashiduka ahantu ugiye ubikoze neza bakakuroga kugira ngo uzajye ugaruka bagabo mbagira inama uriya arusha ubwiza kiwingu na mukuru we w'ikigo ni ukuri ko mu ijuru avuye no gushiramo n'umuriro yambaye akariso keza kandi kiwingu nta kariso ajya yambara ariko buriya reka nkubwire ko ari uko aba bagabo bananiranye igihugu cyose reba n'abagashira afite shushu uri mwiza uri mwiza agahora urekane nino nyegera isigaye inywa itabi asigaye anywa amatabi haguruka mu kiganiro egera Pateri reka amaguru shushu hano sha barakwicaje uri mwiza sha yavana imyebebe hano ubwo barakwicaje nonyegeranye n'umupfumu ngewe vana hino ntebe iranje nicara ubwo none umvanye oya ambulance topfuka sindi bose ambulance we tukuvanye mu cyaro oya ntabwo ubu tugiye muri session y'umwana ngiye kuzakunda aramugutwaye samugutwaye twazanira umugore ngo yituma urusha amafaranga samugutwaye nzafata wowe ikintu mwubahira nuko uri umusaza nzafarishisha amafaranga okay icyambere amafaranga mfite ngewe uramangaye muguye uyarigurisha ni turimo turamugura nanjye nawe kuko ni jewe umupatana uri muri umuna wanjye bamujyane nje namutanze nje namutanze haguruka kuri none egerana n'umuzimu ntabwo nejyana n'umuzimu ndejyana n'umuzimu ako n'ubundi mwasa musanzwe we buri munsi gihe ikintu musanzwe mupfa abagore gihe ikintu Pate uwakubanje n'ubundi yagusubirira akira nzovu uwakubanje n'ubundi yarakubanje kuri ibiceri bro nzovu afite ibiceri ntabwo gutanga kumuha kabisa rero kugira ngo urebe ubundi uzarebe burya nzagabana nzagusohoka supa turi kumwe uzaba uri bodyguard ariko izi kintu njye mbyishimiriye kwanza ndi bodyguard wawe iyo usinze urasinzira nzahita mujyana oya n'ubundi quest waragiye urashora ndaza Pate yasinze bigenda ngwino hano ngwino nuko yagarambona nasi bivuge iyo bigenda ubwo buzimu bwawe bigenda bite yasinze bigenda bite umugore nishakiye Pateri yasinze rero yamenya ngo ari kumwe n'umugore mbese ahita agwa nk'uko ino sina wayitemekaga yamenya ngo ari kumwe n'umuntu nuko Pateri ameze akujyanje nk'isina reka mbwire jewe buriya Pate ntukajye ubesha reka mbabizi kiwingu dore agatabi kawe aracari kukanywa
wakabonye gakaracaye kugabo urayananira amakuru twamaze kuyamenya asigaye anywa itabi oya wamubonye bamwita Kayusi yibye telefone yande yesta none yibye itabi ryande Kayusi ariko kuki yabibasiye umuryango egora becora biba oya bashaka azibeshye abarushide kubera ko amashuri yabo ari makeya azibeshye bahora bibwa n'umuntu umwe bakuye maze kugira gute kubarunguruka azibeshye atwibe none twebwe akagozi tuzatatu kubita ntabwo ko atareba ashaka namwiba ngo ntabwo areba uzanyibe oya shushu ubugomesheje shaka no gatako kawe ogenda tete kingo takiwe ngo wa amubonye reba kuntu nzovuga buretse ndabibwireta simufanya kwa muganga none nibyo nkoze Esta naramukatiye reba n'iki reka muvume utaje kuguye yavuma kibingo yavuma kibingo utaje kuguhe Soza namba Nzavu wamubonye ko ntabange baramutwaye bamutwaye muri hoteli Kiyovu baramanana kibabuja oya muri noneho muraririmba umugabo ureke batana kigendara reka mbashimire bakunzi ba mudasobwa sho murabizi ko n'ubundi tugenda tubaha sho uko bwije nuko bukeye tuba tugomba kuhatwika Jendi 7 Pro Speed Drone Chiko ngo umuhungu wa diaspora Imana ibaha umugisha naho utaha